man. Urambaza iki man ko mbona wiruka mu wasaze? Man ntago nasaze we ntago. Ayo ngiye kwiyahura kabisa ibibazo byandenze. Ngiye kwiyahura. Man ibibazo byandenze ku buryo utabasha kumva. Ibibazo byakurenze ugiye kwiyahura. Ibyata. Binumbwire kuntu ugiye kwiyahura. Man ibintu bimeze biteze. Amani ibibazo byandenze ngiye kwiyahura mwana ibintu byandenze ewana. Nicyo kintu giye gutuma wiyahura se kandi. Man umukobwa amaze imyaka inga yose dukundana nereta mutaho umwanya aranyanze kabisa. Man umukobwa niwe utumye ufata umwanya umanuka wiruka ugiye kwiyahura. Man ibyihorere we ntago bizi. Ininje w'umukobwa man. Man ibyihorere ntago bizi. Imaze imyaka 5 yose tumaranye. Ni mushiki wawe. Reka yarisheri wanye twe tugiye kubana. Kaba ugiye kwiyahura. Man nawe byakuba. Se man kamaji yose mbona mwasariye kimwe mwese. Man uzi uwo mubaby man namuhaye n'ibikoroto byanje ibintu byose yarambiye ubu ngubu sigaye gutya. Cyagukeneye nyine yarakibona. Man nyagasi nawe sinashobora. None ugiye kwiyahura kubera ni. Ntago nashobora kuba nta makaniga ni mama wawe. Bayo basi yaba mama kabari wewe yariye nacyo. Man umukobwa man yanesheje umutima. None uzi ukuntu amuriye bro. Akubwiye ngo iki? Arambwiye ngo no kusibye no kuba twakundana tukabana no kumbona nta kintu. Ibaze wallahi. Umva se man. Ntukiyahure kubera manija man. Manija y'umukobwa man. Oya man we nagize umukobwa ni mwiza ateye neza arasa neza nkuko mbyifuza. Yaturutse ariko nyine Imana wagira ni Imana yamuremye neza yaribonye. Man ibintu byose arabyuje kubu ngubu ndumva umutwe nawe utaye kabisa Mana nyagasaka. Taye umutwe kubera umukobwa man. Se man ko mbona abaniga bose mwabaye amadage. Kwa nagaruka kuba amadage bro. Imana ari gihura n'icyana nyine ukacyitevera ibintu byose. Nyine ubibona ko kibirimo neza ariko none ibintu kinkoreye kirambunurije wallahi ibintu. Man urukundo nirwo rwakugize idage gutya. Man ahubwo uramagaritse mwana uramagaritse buri kunyangereza ibitekerezo ufite urabona ko mbwira. Nese ugiye kwiyahurira he man? Man ngiye kwashaka iyo ngiyo ku musozi pfira muri Nyabarongo kabisa. Nese uhazi. Shabyihore ntago maze man wahaga gute kandi ufite agahinda. Nese agahinda kiki? Umukobwa niwe uba mu gihugu wenyine man uzama ninja yandagaye uza abantu bakeneye ubuzima man ugiye kuvuga. We niwe nakundaga mwana niwe nakundaga. Nese man ubu uryamye kwa muganga nawe uri hano uri murasazwa n'amaninja. Basi yambe n'uryamye yo wenda baramugenda ati wallahi none nje nawe ndiyambura bro. Wavurwa n'umukobwa cyane. Ni kwaritemos irara kuko wanya nayimbwa uri kuninza nk'ubora umagaritse umbwira iki waretse kwiyahura. Umva se man. Umva se ariko ahantu zimani heza wakiyahurira. Umva man idage nk'iri amani ngiye kwiyahura kubera umukobwa. Umva ntukabidage ariko. Ngiye kwiyahura ingegira y'umukobwa indira amafaranga neza yargiye amani. Nze ndebe ko nta muntu Tanga yose y'akazi ko mu rugo naje nje gukora neza nyamare ku ntumbi y'umukobwa. Ariko uyu munsi niwo wanyuma ntago tuzongera guhura nawe kabisa. Ukobesha uramara icyo ngaho bitegera hano ko ari mu nzira nyabagirwa uramara icyo hasi. Zihorere shana ari ngiye kwiyahura none urupfu ruhanze kurufata kabisa ruranyanze mwana. Wiyahura se wabaye iki? Mano mu baby yanyanze wallahi none nshatse kwiyahura none byanze kabisa urupfu ruranyanze. Nasimbutse ariko ntago pfuye. Iwanyu nahagana he? Iwanyu nahagana he gushaka kwiyahura? Mano nawe wamenya n'ahantu iyo zakureza cyango. Icyangugu. Waje kigarusha gushaka iki? Amafaranga. Umaze igihe uyaha iki? Yawe umukobwa none. Umubyeyi wazi ko uri gukora iki Kigali? Guhiga amafaranga. None ushaka kwiyahura kubera umukobwa. Ahubwo mano urupfu ruranyanze kandi dore nagerageje byanze kabisa. Wagerageje bya. Nije kumuhora. Tuba twiriwe twihiringa dore nge mvuye mu kazi amasaha areba ijyahana gereye nashimata namembye urashaka kwiyahura kuko ngo umukobwa yakwanze. Nanyanze. Waravuye iwanyu mu cyaro uje gushaka amafaranga ngo urebe ikintu cyazagutunga mu minsi iri imbere. Mani gabanya amagambo nize umuhoro nigerere ku ngingo nashatse. Ibyo byo ntabwo nabikubuza dore ngibi bikoresho akira dore nakubwira iki murengo usige inzara shadereho umuntu yabahiye.